Hello, nizakomeze neza. Ni Emeline. Nizakomeze neza. So guys, spend a day with me. Ngibyo mbibonye ngiye birambabaza kandi nyine nekereza icyo uwo mukobwa aba yanyweye nkakibura kuko usanga ari n'abantu bakuru bazi n'ubwenge. So nago rero Bosco Empire. Yes, ngo ikaze kuri Bosco Empire, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, ngo ikaze muri iki kiganiro. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2024 ahazwi nko mu karere ka Musanze habareye igitaramo cyari kitabiriwe n'abahanzi batandukanye, harimo The Ben, harimo wo bita ngo Rema na Makula. Uyu nguyu akaba ari umuhanzi kazi w'umugande, akazamo bita ba DJ Brian, ba DJ Maruno n'abandi batandukanye, aho bagiye gufungura mu by'ukuri coffee shop yitwa Silverback. Ingi ikaba Silver cyangwa se ari coffee shop y'umuzungu wari washoye mu by'ukuri akayabo, areba ko mu banyarwanda mu by'ukuri bakomeye cyane haba mu Rwanda no muri South Africa, agomba gutoranyamo umuntu bita The Ben. Ibintu mu by'ukuri rero byabiri mu gitaramo cyangwa se umutima mwiza The Ben yashatse kugaragaza bamwe mu bafana be, yaje kuza gutuma mu by'ukuri bamwe mu bantu batamukunda cyangwa se bamwe mu banzi b'umuziki ba The Ben, cyangwa se abantu bifuza kuba wenda The Ben yaza kuza gushwana na Pamela bagakora divorce bagatandukana, bafata akantu k'akavideo gato cyane, hanyuma bagenda bagira gute batangira kugenda bakwiza ku mbuga nkoranyambaga bagenda bavuga amagambo atari meza. Ndagira ngo baze nkumvishe kwanza amwe mu magambo wita ngo Exdra yatangaje, hanyuma tuze kuza kumva nayo wita ngo fata ku mavuta yatangaje. Kandi urabizi neza ko mutafata ku mavuta ndetse no muta Exdra n'abandi benshi cyane batandukanye, ntago ari abantu bagombye kuba mu by'ukuri ujya kubaza wenda interview cyangwa se ujye kubaza ukuri ku bintu biri kuvuga ku muta The Ben, kubera ko Exdra by'umwihariko hari n'abashobora kuza kugira ugasanga atemerewe kuba yatanga wenda nk'ubuhamya mu rukiko mu gihe wenda bita The Ben wenda yari mu manza, kubera ko afite impamvu nyinshi cyane pe zumvikana zishobora kuza gutuma atagira ikintu runaka cyiza yavuga kuri The Ben. No mu gihe wenda The Ben baba bamubeshyira cyangwa se bamuharabika, uwo bita Exdra agomba gukora buri cyo agomba kuza kugira gute gushyushya inkuru cyangwa se akaza kuvuga ibintu byinshi bitandukanye bitari byiza ku muntu bita The Ben. Nanjye The Ben ntago mwemera, buriya hari impamvu zigera nko kuri ebyiri ushobora kuza gutuma mu by'ukuri The Ben ntamwemera. Icyambere wanjye ntago ujya nkunda umuntu w'umusore ushobora kuza kwitukuza. Niba kano kanya waravutse uri igikara, ntango it's enough kuba wenda wagenda ukisiga mu korogo ukaza kuza kwitukuza. Ibyo ngibyo ushobora kuza gutuma njye ubwanjye ntebuze kuza kwemera. Ikindi ushobora kuza gutuma njye ntemera The Ben nuko burya iyo ugize amahirwe ukabona ku mafaranga, ikintu cyambere ugomba kubanza ugakora nuko amafaranga yawe wabonye ugomba kuza kugira gute kuyasangira n'umuryango wawe. Ntabwo ari byiza ugomba kuza gufata amafaranga utagiye kugenda uyajyana mu bakobwa cyangwa se mu bandi bantu baze kuza kubaho neza bitewe n'amafaranga yawe Imana yaguhaye. Mu gihe abagize umuryango wawe mu by'ukuri bagize gute babayeho nabi, urebe bahita ba Green P, urebe muzehe nyakwigendera uburyo ki yapfuye mu by'ukuri ameze ari umuntu wishwe n'inzara, nyamara umutipe ngo ari guhora mu ndege agenda za Dubai. Izo ni impamvu ebyiri ushobora kuza gutuma ngewe ntaba umufana wa The Ben. Ariko ntabwo nshobora kuza kwicara ngo abantu baze kuza gusenyera The Ben ngo nuko wenda ngo ntamwemera kandi ndi kureba kandi nzi neza ukuri ko ibintu byagize gute uko ibintu byabaye. Niyo mpamvu ngira ngo nze gukora kino kiganiro, hanyuma nze kuza gushyiraho umucyo kuri video mwabonye iri kugira ncishikara ku mbuga nkoranyambaga, aho bita bafata ku mavuta nyine bakayuririraho bagashaka gusenyera The Ben, aho bita ngo ba Exdra bagashaka kubyuriraho bakaza bazana ibintu byinshi cyane bavuga ko umuntu The Ben mu by'ukuri ari indaya, cyangwa se ku bantu nyine batemera urugo rwe cyangwa se urukundo rwe n'umuntu ngo wikeza Pamela, bakagenda bavuga amagambo nyine atari meza ku buryo n'uyu mumama rwose ashobora kuza kubyumva cyangwa se uyu musista ashobora kubyumva nyine ugasanga wenda kuba wenda yabana The Ben biranze ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka mbaze nkumvishe amagambo Exdra yaje kuza gutangaza mu gihe bamubazaga mu by'ukuri kuri video uri gucicikara ku mbuga nkoranyambaga yo bita ngo The Ben ari gukurura ngo ikariso ngo y'umukobwa, ngo ndibuze kubwira n'impamvu bya bintu byabayeho, kubera ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi cyangwa se mu bintu wenda bijyanye n'inyurabwenge ntago biriya bintu wagombye kuba wibaza impamvu The Ben yabikoze. Byanze bikunze hari impamvu yaje kuza gutuma uwo bita The Ben ngo afata ngo ikariso y'uriya mukobwa akaza kuza kuyikurura. Ni ukubera ko hari ikintu cyari cyabaye, kandi ikintu cyari cyabaye abenshi ntago baje kuza kukimenya.
n'impamvu uyu mukobwa yaje ku rubyiniro hanyuma agatangira kugenda atigisa amabere. Abenshi cyane bagiye batekereza yuko biriya bintu ushobora kuza kuba ari uburyo bwo kugira ngo aze kuza wenda kuba yakurura amarangamutima y'umuntu bita ngo The Ben, cyane kuba ari abakobwa b'aba slay queen bafite ukuntu nyine bafite tekinike bagenda bakoresha, we akaza kuza kwikora ibintu yatigisa amabuno, yatigisa amabere, yaririmbura amaso. Nyine hari ibikorwa bagenda bakora ku buryo uri umugabo w'umuhehesi ushobora kuza kwibagirwa ko wasize n'umugabo n'umugore mu rugo, cyangwa se ukibagirwa kuri imbere ya kamera ukagenda ukora ibintu mu by'ukuri bigize gute nka biriya mwabonye The Ben yakoze. Ariko hari impamvu nyamukuru yaje kuza gutuma uta The Ben akora ibintu nka biriya, kandi azi neza ko kamera zigize guteza zimuhanze amaso. Iyo biza kuza kuba nko kwira video baza kuza kuyifata mu buryo butunguranye The Ben atabizi, byari kuza kuba ari okay. Ariko no The Ben yarabizi, kubera iki The Ben yakoze ibintu nka biriya. Uze kuza kwibaza icyo kibazo, hanyuma uze kuza kubana nanjye muri iki kiganiro, nibuze kuza kwereka impamvu yaje kuza gutuma ngo The Ben agaragara ku mbuga nkoranyambaga ngo ari gukurura mu ikariso ngo y'umukobwa ngo waje kwifotorezanya nawe, nkuko n'ubisho bita ngo fata ku mavuta agenda agira gute abikwira kwiza, ariko bagamije gutera gahinda Pamela, cyangwa se bagamije mu by'ukuri gufata umubano wa The Ben bakaza kuza kuwangiza. Ubwo n'umuntu wenda uvugana na The Ben cyangwa se uvugana na Pamela, nuza kuza kubona ino video uze kuza kugira gute kuyimusharinga, kubera ko wagize gute harimo impamvu zose ushobora kuza gutuma we aza kuza no kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ari kunezerwa n'umugabo we, wenda baze kugira gute abanze baze kuganya. Dore nguwo Exdira ibyo yagira gute ibyo atangaza ukoranye na The Ben cyane iyi mico The Ben uyu muzi Ben akunda abakobwa, ariko iyo mico abantu bamuzi bayimuzi kuba yakora kuri string si ubwambira yikoze. So ngira ngo bamwita ngo ni Exdira. Uyu mutipe n'umwe mu bantu mu by'ukuri bagiye Burundi, ari inshuti ikomeye cyane bita The Ben, ariko nyuma yaho aza kuza gushyirwa muri gereza ndetse aranaburana gusaba umwere mu gihe bamukurikiranye kwiba ngo telefone yo bita ngo The Ben. Gusa The Ben nawe ngo akajya mugeraho akamwishushanyaho, cyangwa se akagaragaza yuko kuba ngo Exdira afunze ngo The Ben haruhare ngo yabigizemo, kubera yuko ngo ubwo watanze ibirego ushobora gusanga wenda ari Alex Muyoboke. The Ben nyira kamera nka ibyo bintu ngo atabirimo, ariko The Ben agomba kuba yagira no muri riba agakura ikirego cya Exdira, kabati nubwo wenda telefone yanjye bayitwaye, ariko Exdira ntago ari umuntu mu by'ukuri uri ku rwego rwo kuba yazanga atware telefone yanjye. Ibintu nk'ibyo byo byaje kuza gutuma n'ubundi bita Exdira abona ko n'ubundi mu mugambi wo kumufungisha wo bita The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin atagombye kuba yaburamo, kubera ko n'ubundi we ngo ahora ngo ambwira ngo ndaza ngo tuze kureba byari byo, ariko ntibize kuza kurangira aje. Ariyo mpamvu rero kuba kano kanya The Ben nawe aje kubona wenda ikintu gishobora kuza gutuma wenda seba mu ruhame wo bita Exdira agomba kuza kongeramo umunyu, nkuko nyine mwumvisha avuga ngo n'ubundi ngo ibintu byo gukora ku mastring y'abakobwa ngo nago ari ibintu by'ukuri ngo bishyashya kuri we, ngo ni ibintu asanzwe akora. Nyamara ku ntoki za The Ben urabona ko yakomeje kugenda hatiriza ashakisha ngo aho iyo string iri yamaze kwabura, bivuze ngo ushobora gusanga nta burambe abifitemo. Kubera ko ufitemo uburambe agomba kubanza akamenya ngo uyu mukobwa yambaye string igomba kuza kubiri guca hano, ku buryo najya kuyifata ari buze kuza kwita rasa ku ntego akahita akura ibintu bikahita birangira. Rero bashaka kuza kwibaza ngo ese bundi The Ben yakuraga ira string iriya mukobwa ashaka ikintu cye kintu yashakaga, bakabona ko n'umukobwa nawe akimara kumva intoki za The Ben ziri kumukabakaba yumiwe, cyangwa se mu by'ukuri biramurenga, atangira kugenda yitegereza The Ben waraseka, kubera ko The Ben we yarazi impamvu nyamukuru yo gutuma akora biriya bintu. Aribyo ndibuze kuza kubwira muri ino video icyatumye The Ben mu by'ukuri agaragara muri video akora ibintu nka biriya, noneho aba haters bakaza kuza kubyuriraho bashaka kumugaragaza mu by'ukuri nk'umuntu umuhehesi cyangwa se umuntu umusambanyi, noneho kumva amagambo bari kugenda bamuvuga wakwibuka n'umuntu mu by'ukuri umujene Marie ukoze ubukwe vuba ko bati byanze bikunze bano bantu nta kindi kintu bari gushaka, bashaka gufata urukundo rwa The Ben ndetse na Pamela bakaza kuza mu by'ukuri kurushyiramo inshishi, ku buryo ushaka kuza kumva ngo The Ben ngo na Pamela ngo bakoze divorce kubera video yagaragaye. Ariko Pamela we ntabwo ari umwana, of course azi neza ko ibintu bimeze, cyangwa se wenda na Mugisha Benjamin aza kuza gutaha ari buze kuza wenda gutanga ibisobanuro wenda bifatika ku mpamvu nyamukuru yagaragaye wenda ari gukabakaba ngo ikariso y'ura mukobwa. Turi buze kuza kureba amazina ye cyane ko ni n'umukobwa uzwi no ku bantu wenda bakurikirana imbuga nkoranyambaga cyangwa se umuziki by'umwihariko. Uriya mukobwa akunda umuziki, akunda n'abastari. Nuza kuza kureba indirimbo bita Inanasi ya Mico The Best, uri buze kuza gusangamo uyu mukobwa. Even noneho afite na YouTube channel, ntabwo ndi buze kuza kuyivuga amazina yayo kuburyo ko ntabwo yanyishije ngo nje kuza kumutwikira, kwa nyine afite channel kwanza rero no mu YouTubers bafite ibintu nyine bagenda bategura ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri YouTube. Noneho utugenda wenda tutaramara kwinjira mu ibi bintu cyangwa wenda nkumvishe none audio y'umuntu bita ngo fata ku mavuta avuga
ku bintu bijyanye ngo niyo video ngo uyu mwana w'umukobwa yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga avuga uburyo ki nyine ngo uyu mukobwa mbese ngo ashobora kuza kuba ngo aziranye na The Ben mu buryo bw'indengakamere kubera ko ngo uburyo ngo yaramwishimiyemo ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bya danje kubera ko n'ubundi na Joyeuse ajya guhura na Juno yari yishimye kandi ikindi Juno nawe yari yishimye kubona hari umufana mu by'ukuri umufitiye crush cyangwa se umufana umwemera mu rwego rw'indengakamere rero ni ibintu byiza cyane ku muntu w'umusani ashobora kuza kwifata mbese akaza kuza guheza attention umufana wa muntu waje wafashe tike yakayitwika akagukurikirana mpaka kazi Musanze akishyura amafaranga ye akaza kukureba uramutse wenda ashatse kwifotozanya nawe ntabwo mu by'ukuri urakuza kubyanga uramutse unabyanze by'ubwayo ushobora kuza kumaraho abafana mbese mu yandi magambo gufata ifoto nta kibazo ahubwo ikibazo cyaje kuza mu buryo ki intoki z'umuntu The Ben zagiye kugira gute kugenda zikabakaba wenda ngo ikimero cy'uriya mwana w'umukobwa ariho ngo abenshi cyane bafata ku mavuta bagiye burira batangiye kugenda bagira gute bavuga ibintu bitari fresh cyane umva fata yo kunagira gute abivuga reka mushyemo ku video hanyuma uze kuza kumva umuntu afata ku mavuta nyine nk'umwanzi w'umuntu The Ben urabizi ko guhera na kera cyane kuri za 3D TV Rwanda uyu muntu tango ufata ku mavuta ntabwo yacanaga uruwaka n'umuntu The Ben cyangwa se n'umuntu bita ngo Meddy yakunda kugenda nyine bavugaho inkuru zitari nziza mbese uvuga ko ngo yishyuwe ngo naba Bruce Melody yishyuwe naba Coach Gaël yaze kuza kugenda mu by'ukuri asebya bano basore hanyuma bize kuza gufasha wenda umuziki wa Bruce Melody kuza kuba wa trendinga rero impamvu rero kuba umuntu afata ku mavuta byonyine rero ushobora kuza wenda ku breaking ino nkuru hanyuma nkaza kuza kwimvana n'abantu benshi cyane bagiye bayikotingaho ndetse bashyigikiye umutango ufata ku mavuta ngiye umusesenguzi nicaye ndavuga ngo ubundi kwe cy'umuta nka The Ben ashobora kuza kuba wenda yakora ibintu nk'ibi ngibi kubera ko bino bintu umuntu wabikora ni umuntu winjije wenyine niwe ushobora kuza kora bino bintu kandi no naza kuza kureba nkabona umuntu bita ngo The Ben ni umuntu uzubwenge nkuko Pamela yatangiye bivuga ngo ukabona ngo ho mukobwa ukibaza ibintu yangwe bikagucanga cyangwa se ukabona nyine abantu bakuru bazi ubwenge kuryo batagombye kuba kora ibintu nk'ibi ngibi ariyo mpamvu nyine naje kuza gushaka ngo ese no kubera iki kano kantu bagakase kubera ko subwa mbere bari abantu bagaragara bafata mu by'ukuri full video hanyuma akaza kuza gukatamo ibintu mu by'ukuri bishakiye hanyuma akaza kuguhisha impamvu nyamukuru yaje kuza gutuma cya kintu kibaho ahubwo bakaza gufata ka kantu gato cyane bakaba ariko bakata bagatangira mu by'ukuri kugenda bagasakaza ku mbuga nkoranyambaga ariko katagamije kubaka ahubwo nta kindi kintu kagamije ari ukuza gusenya wenda wa muhanzi badashaka wa muntu wenda uri mu bikorwa byiwe badashaka we kazamuka bagakoresha mu by'ukuri kugenda basenya ariko nkaho ukurikiye Bosco Empire wabonye kuri aka video cyangwa se nawe utakabonye reka nkagushyire muze kuza ukareba wibaze ngo The Ben afite ubwenge buke bungana iki ashobora kuza gukora ikosa nk'iri ngiri imbere y'abafana yanze ikunze kuba The Ben yakoze kino kintu hari indi mpamvu ibyihishe inyuma itandukanye no guheheta kubera ko uruheheta ushobora kuza gutegereza umwanya wa nyawe mugahurira wenda ahantu fulani wenda naza kuza gushima wenda umupaparazi wa original wenda iriya video aramutse yayifashe wenda The Ben atabizi nibwo twaza kuba watera ibintu bifite kime ariko The Ben yarabizi ndetse yanarebaga abona ko abantu bari kumufotora ariko arangije akora ibintu nka biriya kubera ko hari impamvu nyamukuru yaje kuza kuyimutera banzura yako video kafata ku mavuta wumve n'ibikabyo yashyizemo uramutse ubyumviye ukumva n'amagambo ya Exedira rwose Pamela yakombye kuba zinga ibintu bye ahita ataha mu rugo kandi naramuka wenda yemeye kuba yakumvira anamabwire y'abahetazi agasenya urugo rwe biri buze kuza kujya gutekwa motiva ahubwo ngiye nkeneye video ya The Ben na Pamela hanyuma yo kujya gute baze kuza kwica amagine bagaragaza yuko ibyakozwe byose nta kintu bimaze banzu urebe iyo video umuntu ngufata ku mavuta hanyuma dukomeze tugira gute tureba akantu nakandi ibintu kizamugisha zikuruye ikariso zikure string umukobwa arumwe ati imbere kamera urantera finga we The Ben nawe arakomeje ati data we ati mana we aba feministe muri hehe anyushije wa mwanzo arinde abafana tubatera amadaba arumirwa songera ngo umaze kubona iyo video ukuntu imeze sibyo nk'umuntu wenda uzi neza uyu mubebi wenda nshaka no kubwira amazina ye bamwita Emeline Uwase Isheja ntabwo ni umubebi mu by'ukuri umenyera ibintu bijyanye na showbiz cyangwa se ni umubebi ukunda nawe kugaragara ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ifoto n'umustari kuburyo atashobora kuza kuba wenda yagira ahantu hari umuntu bita nka The Ben wase kuza guheza kugenda batabonanye cyane ko no kuba babonanye kano kanya akavideo kakari go trendinga yaje kuza gutuma n'ubundi abantu benshi cyane bagenda bashakisha ngo no mukobwa ni muntu ki none ubwo hari abagize amahirwe kumenya nawe kugenda bahwihwisa inkuru batanamuzi bamwita ngo ni Emeline Uwase Isheja mu by'ukuri akaba afite na YouTube channel ntago ndibuze kuza kuyibabwira cyangwa se ubwo uyishaka ze kuza kunsanga inbox nze kuza kumwereza mu by'ukuri link ya channel y'uyu mwana w'umukobwa ndetse akagaragara no mu ndirimbo bita ngo Inanasi y'umuhanzi bita Mico the Best vuze ngo mu yandi magambo
kuba yagaragara muri concert umutango The Ben ndetse akaza kuza kuhakora amabara ndetse ukabona ko ari gukora ibintu nyine by'amageste bimeze nk'aho ari ugusireyinga cyangwa se gukurura amarangamutima y'umugabo The Ben kandi ibyo ngibyo akabikora ziko yasize ikizungireze mu rugo niba aje kuza gutuma none abantu bafata umutango Pamela bakamushyira ku munzani n'umuntu bitango Isheja cyangwa se Emeline Uwase bakamushyira ku munzani bakabata byanze bikunze umutango Emeline Uwase Isheja ashobora kuza kuba rusha ubwiza umuntu ta Pamela ariko nanone ngira ngo ugiye mu bintu rwose by'ikimero cyangwa ngo wenda ngo abakobwa bateye neza nizera ry'Imana pe ntago washaka byanze bikunze buri munsi wajya ushaka umugore buri munsi ushaka umugore burya hano umuntu abera umugabo no gufata umwanzuro kabati ngiye rwose pe ahangaha ndameshe kamwe ndafashe ntetse amago uyu ugomba kuza kuba mama w'abana banjye naho undi kugenda ufata byo nta no gushobora kuza kuba bivamo kubera ko niba hari igihugu gishobora kuza kuba gifite abakobwa beza hazamo igihugu cy'u Rwanda rero niba ugiye umusanzu ugasanga umukobwa mwiza ugasara ukajya wenda Gisenyi ugasanga umukobwa mwiza ugasara aho ugiye hose ugasanga umukobwa ukaza kuza gusara bishobora kuza mu by'ukuri kukubiza ibyuya cyangwa se ukaza kugutesha umutwe kubera ko hatabaye icyo kugenda umanaginga mind zawe mu by'ukuri nk'amarangamutima nk'umuntu w'umugabo byaza kuza kurangira mu by'ukuri utakaje sharo nk'umuntu bita The Ben no tugiye kugenda turebe ubundi The Ben kuyakoze kiriya kintu kubera ko uburyo kibere kubivugamo ni bya nyine by'ibinyamakuru by'ibijiji by'ibigoryi by'i Kigali nyine akabona ikintu akahita bako ngo nuko kimeze sibyo ariko none ntabwo ushobora kuza kumbwira ngo mutanka The Ben w'umuhanga mu kazi uzi showbiz even uyu mwana w'umukobwa uzi showbiz urambwira ngo ari buze gukora ngo ikosa nkari imbere y'itangazamakuru byanze kunza hari ikibazo cyari cyavutse kandi cyasaba ko umuntu bita The Ben agomba kuza gukora geste nk'iriya kuko cya kibazo cyavutse kize kuza mu by'ukuri wenda kuburira urengero ariko ntago bira bintu The Ben yakoze ntago ari ubuhehese bwawe muteye nkuko nyine babandi binjije batazi gusesengura ngo mbonye ngo umuntu ameze gutya na gutya ngo mise nkora inkuru ntabanje kwibaza ngo nicyo cyaye muteye nuramo kumenya impamvu The Ben yakoze biriya bintu nawe uri buze kuza kujya gute uruze kuza gutungurwa kandi nawe ubwawe ubaye ari wowe ibintu The Ben yakoze wagombye kuma ubanza ukabikora kandi ngira ngo na Pamela aho ari rwose pe yumve yuko nta kibazo nta gikuba cyacitse yaza kuza kuba ashaka gusambana cyangwa ashaka kuza kuba wenda yaguca inyuma yagomba kuba yategereza ko undi umukobwa wemera umusani kuriya sinzi niba wenda ijambo ngo no ashobora kuza kuba yagira gute yabasha kuba yarivuga cyane ko nabara aba baby baba star cyangwa se aba baby bashaka kuzamuka ibintu nimba nkoranyambaga byanze kunze ushaka benshi cyane bagomba kuza gukoresha ibintu bijyanye n'umubiri wabo kugira ngo intambwe bashaka gutera baze kuza kuyitera mu buryo bworoshye ntago ari buze kuza kuyitera kubera ko batekereje ntago ari buze gutera intambwe kubera ko wenda batekereje ibintu birenze kwemera ahubwo icyo akora no kwita ku mubiri we none wa mubiri akaza kuza gukoresha mu buryo bwose bushoboka kugira buze kuza kugira gute bize kuza kumuhira kuba yava ku rwego rumwe aze kuza kugira ku rundi rwego ariko nanone akoresha ibyo bita ngo umubiri we mpamvu rero gufata umuta nka Pamela cyangwa ugafata nk'ura mukobwa bita ngo Isheja ukabashyira ku munzani pese imbize wenda kuntu bishobora kuza kugenda ariko navuye ko mu bagore buri harimo ibyiciri bibiri hari abagomba kuza kuba ababyeyi bakabyara bagashyira umugongo bakarera hari bagomba kuza kuba ibikoresho by'abagabo bagomba kujyana mu mapisine bagasohokana rero buriya mbona nk'umuntu bita Isheja ashobora kuza kuba wenda ari igikoresho cyiza cyane cyo kuba wajyana wenda kwishimisha ariko none Pamela kumusohokana nabonye bishobora kuza kuba ari ibintu bya danger kubera ko n'umuntu udakunda kwambara ubusa ni umukobwa ubunyiri ubona ko ari mwiza samutaye ugasanga wenda arashaka no kujyana n'ibigezweho ariko none discipline no kwiyubaha bikaza kuza kuba byamubangamira kwa wenda atabasha ko yatrendinga ku mbuga nkoranyambaga impamvu yo gufata umutango Isheja ukamuvanga na Pamela ntabwo ari ibintu bishobora kuza kuba byakoroha kubera ko The Ben mu rwego kugira ngo yaze kuza kubona mama w'abana we Pamela na amahitamo meza ariko niba ashaka gusambana cyangwa se ashaka abakobwa kujyana ku mapisine agasohokana ugashobora kuza guhitamo bitanga Isheja ariko nge ntabwo nashaka kuza fata umukobwa nk'uriya simbizi pe sinzi ko mbibona ukifata ukajya ku musani nk'uri uzi neza ko ari umupapa wubatse afite umugore by'ubwayo ushobora kuza kugaragaza no ko nawe ubwawe nta cyiza wifuriza Pamela ntacyo reka tunyere tureba noneho akantu ku kandi kuri ya video yagiye trending ku mbuga nkoranyambaga ariko tugamije noneho kuzahura umubano wa The Ben ndetse na Pamela n'abantu baye kugenda bamuturana bamuvuga ibintu bidahwitse uze kuza kwita ugira gute ubatamo kano ka video gikwese cyo bita ubwino original ku busobanuro bwa ziriya ntoki wabonye zicira ku mbuga nkoranyambaga weta ngo The Ben kugira gute ngo ari gukurura ngo ikariso uyu mwana w'umukobwa twagiye so ngira ngo hayashije ikinini cyane wenda umuntu The Ben wenda abanyarwanda batamubona atanga ibyishimo mu banyarwanda aho yaje kuza kubona nyine umukire
washinze business bita Silverback Coffee, hanyuma aza kuza guhamagara utango The Ben, ahamagara umutango Lema na Makula kugira ngo uyu yarebye ya ndirimbo bita ngo Kutuja, ayirimba n'abandi bajama batatu bo mu Bugande, ndetse icyo gitaramo cyajwemo n'umuntu Tabrian nk'uko ratanye bikubwira ba DJ Maruno ba Lucky bose bahari. Hanyuma mbere yuko igitaramo kiri buze kuza kubaho, habanje nyiri igikorwa cyo kugaragariza mu by'ukuri abanyamusanze yuko igitaramo cyangwa se abantu babonye kuri afishe koko bamaze kuza kugera Musanze, by'umwihariko umuntu The Ben. Urabizi ko hari abantu bajya bategura ibitaramo ukabufata nk'umuntu wenda ukamushyira kuri afishe, noneho abantu bakaza kuza kwishyura amafaranga yabo bazi neza ko wamusani wenda ukomeye cyane buze kuza kuhaza, ariko ukajya kubona ukabona igitaramo kirabaye kirangiye wa muntu atagize gute atahageze. None byasabye ko umuntu bita The Ben agomba kuza kugera imbere y'amasaha y'igitaramo cyagomba kuza gutangiriraho, akazenguruka mu karere ka Musanze ari kugenda muri Range Rover y'umweru ahagaze hejuru, kugira ngo abantu baze kuza kubona ko The Ben yamaze kuza kuhagera, naho undi wanze kwishyura ze kuza kwishyura. Noneho biza gutuma n'ubundi abantu benshi cyane pe b'abanyamusanze n'abandi bavuye mu hirya hino mu bihugu bitandukanye bakunda umuziki wa The Ben by'umwihariko, cyangwa se Lema na Makula, hanyuma baza kuza kugira gute kuza mu cyo gitaramo ari abantu benshi cyane. Enabura umukobwa yitangwa Emeline Uwase Isheja, naho yaje kuza kuba ari umwe mu bantu bagize gute bitabiriye icyo gitaramo. Igitaramo cyagenze neza, abantu nyine babona n'abahanzi, ndetse baza kuza gutanga umwanya mwiza wo kugira ngo wamufana ugomba kuza kuba wenda ashaka kwifotozanya n'umuhanzi aze kuza kugira gute kumugiraho mu buryo bworoshye, bahagaraniye bafatana ifoto. Ubwo niba uje kwifotozanya n'umusani ugomba gufata wenda phone yawe ukaza kuza kwisigira wenda umuntu wenda mwazanye, hanyuma akaza kuza kugira gute kuba ari gufatirana ya foto kugira uzayibone mu buryo bugize gute bworoshye, cyangwa se niba ari nk'umufotografi waje witwaje watingiye kugenda ufata ino foto urayimpanagurira wenda uzayimpa nguhaya naya. Ariko siko byaje kuza kugenda, kubera ko umuntu bita ngo Emeline Uwase Isheja we yaje kuza mu by'ukuri gufatwa video ahaganye n'umutango The Ben ariyo mwabonye icicikara ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma aba influencer cyangwa se abantu nyine bakunda gukabiriza ibintu agafata ibintu akabijya kundi rwego, by'umwihariko bitafata ku mavuta ni wese abikabiriza ba exidira barishima, abantu benshi cyane badakunda The Ben barishima, benshi bakagenda bavuga ko n'umuntu ngo Coach Gael ashaka kuza kuba ngo abyishe nyuma yashoyemo umufungo, kubera ko ntago umuntu utango ngo fata ku mavuta ashaka kuza kuba wenda yakwasama kuri rwego, nta kantu bamaze kuza gushyiramo, ntago byaza kuza gukunda cyane ko ntago fata ku mavuta ntago ari umusani, nta n'ikibazo kindi agomba kuza kuba afitanye n'umuntu utango The Ben, ahubwo wenda ubwabanzi ba The Ben bashobora kuza kwifashisha izara ryafata ku mavuta, hanyuma wenda bakaza kuza kumutamo ubuceri, akaza kuza gufatira video nyine akaza kuza kuyitrendingisha bya hatari, ariko agamije kuba yagira gute yasenyera umutango The Ben. Niyo mpamvu n'ubundi n'abantu b'ababyeyi bakuru bavuga ati rwose ibintu murimo ntabwo ari ibintu byiza, mu gihe ubona inkuru ugiye gukora ishobora kuza kubangamira wenda umubano w'umuntu. Ese bra The Ben amutse wenda atandukanye na Pamela byabamarira iki ibintu nk'ibyo ngibyo? Ariko ibyo ngibyo ntabwo babyitayeho, kubera ko baramutse banatandukanye by'ubwabyo ni inkuru. Uramutse umenye ngo The Ben ukoze ubukwe ejo bundi atandukanye n'umukunzi we Pamela kano kanya ntabwo akiri kumwe na The Ben yahukanye ari mu rugo by'ubwabyo ni inkuru. Kandi abanyamakuru b'ikigali nta kindi kintu mu by'ukuri mbona kibagenza Justin Views, ntabwo bitabiye ku bitambo, ntabwo bitaye ku marira wenda yabo bavuga uko biri buze kuza kubagendekera. Nye Justin we apfa kuba ari kubona akazi ari gukora kagomba kuza kubamo views, wenda ntacyo yagize gute, nta kintu bitwaye. Rero ukuntu byaje kuza kugenda mu gihe umwana w'umukobwa mu by'ukuri yahagurukaga, wabonye ko yambaye agakanzu koroshye cyane kandi kanyerera kari kamufashe, cyangwa se mu yandi magambo niba abakobwa baza mu bitaramo ariko bashaka kugaragaza nyine imiterere yabo, bashaka kugaragaza ko bafite amabuno, bashaka kugaragaza ko bafite amatayi, ntabwo bamenya baba bagendereye. Hanyuma ngo yaje kuza guhaguruka, amaze guhaguruka atambuka za kuri stage aje kuza kureba umutango The Ben, wabaye ikibazo mu by'ukuri ngo ikanzu yamaze gufata mu by'ukuri ngo hagati y'ikibuno yagiye yinjiyemo, kandi babizi ko iyo bintu byabayeho waba uri n'umugabo ugahaguruka utabashe nyine gukontorora imyenda yawe, hari ushobora kuza kuba wagira gute wakotora. Ntabwo ikintu cyabayeho rero ngo uyu mukobwa ngo yatambutse azamuka, hanyuma ngo abafana baraseka kubera ko babonye ngo ikanzu yamugiye ngo yagize gute yacengeye ngo hagati ngo y'ikibuno, ko nyine ari ibintu biba bigayitse bisa nabi. Hanyuma arazamuka, mu kuzamuka ubu mukobwa we basekaga ntamenye ibyo baseka, ariko The Ben nawe yarebaga akabona abantu baseka, ariko ntaze kuza kumenya by'ukuri ese umukobwa ni cye cyagize gute cyamubayeho. Yaje arahindukira, mu guhindukira bimusaka agomba kuza kwitigisa. Nabwo babonye abantu nyine muri video ngo ari gutigisa ngo igice cyo hejuru ngo cy'amabere kugira ngo aze kuza
ngo gutakaza umuntu The Ben, ariko nawe yahagaraga akumva inyuma biri kumujena, none mu kumujena abura uko ari buze gucisha akaboko inyuma ngo agiye gukururamo yakanzu, hanyuma agira gute aratuza ryumbaho. The Ben nawe akebutse, wabonye ko hari ahantu afunga urushyi gutya akebutse, icyo kibazo arakibona, amaze kukibona nibwo yafashe ikiganza cye agenda noneho atangira kugenda kurura yakanzu, ariko bitewe n'ukuntu yanyereraga abura uko afata, noneho abuze uko ayifata ashakisha ahantu ngo umushumi w'ikariso wanyuze kugira aze kuza kuwufatana, aze kuza kuba yakurura no yakanze ze kuza kuvayo, nimara kuvayo none wa mukobwa aze kuza kujya gutambuka ameze neza yemye. Wabonye ko n'umukobwa nawe byamutunguye kumva umuhungu ari kugenda ashakisha ngo ahantu ngo ikariso iri kunyura ngo aze kuza kuyizamura, biza gutuma nawe atungurwa, ariko The Ben kubera ko yarazi icyo ari gukora cyangwa se gushaka mu by'ukuri gufata wa mufana we aze kuza kumusebura mu ruhame, hanyuma akora ikintu nka kiriya. Ariyo mpamvu mwaje kuza kubona video, ariyo mpamvu nkubwira ngo n'abanyamakuru b'ikigali cyangwa se bafata ku mavuta nyine abantu bameze nk'ibintu by'ibipondezi bigenda bidatekereza, nyine wicyo abonye n'icyo ngicyo ntabwo ashaka kuza kurenza amaso ye ngo aze kuza kumenya ngo ese ubundi bino bintu ko byabayeho, ese byabikwiye ko bibaho. Mu gihe ubonye igikorwa kibayeho hanyuma ukabona igikorwa cyakozwe ntabwo ari igikorwa gikwiriye, nyamara wagikoze ukabona n'umuntu wagombye kuba akora ibintu bikwiriye, bagombye kuba wicara ukibaza ngo ese kubera kino The Ben agaragaye mu ruhame ari gukurura ikariso y'umwana w'umukobwa. Ntabwo mu mugoye gitumo video ntabwo muyifasha atabizi, ni video ifashwe mu buryo buzwi, noneho ubaye n'umuntu wicara bagombye kuba wicara nk'umusesenguzi ukibaza ibibazo birenga nk'icumi. None muri za mpamvu 10 ushaka kuza kubonamo, ushaka kuza kubona impamvu nzima ndetse n'impamvu zipfuye, ariko ingewe mu buryo naje kuza kwirebera ndetse nkaza kugerageza no kureba mu by'ukuri ubundi wafashe ya video byatewe n'iki. Uyaje kuza kumbwira ko icyo kibazo cyabayeho, umukobwa yambaye kanzu mu by'ukuri kamufashe bya hatari, hanyuma mu kugenda zamuka ngo ikanzu ifata mu kibuno, abantu babonye baraseka, bamaze guseka bumva ko n'ubundi abatakaje agaciro, birangira nyine bita ngo The Ben n'ubundi bimugendekeye kuriya. Ariko wumve kuntu abantu ari n'abacuri bya danje, buriya karaka video wazamuka ngo iyo kanzu yafashe mu kibuno ntago baza kuza kugaragaza, kubera ko ramutse bakagaragaje uwo bita The Ben yahita agaragara nk'umwana mwiza cyane. Ariyo mpamvu nkubwira ngo buri byose ubona ku mbuga nkoranyambaga ujye wibaza ngo ese no kweki umuntu yakoze bino bintu, ubona ibyo bintu biri mu bugoryi kandi ukabona wabikoze afite ubwenge, byanze bikunze ushobora kuza gusanga hari n'impamvu yihishe inyuma y'impamvu ubona, kubera ko impamvu hari yagaragaraga buri wese ni uguheheta. Nango ubuhehesi nicyo kintu cyahise kigaragara, ariko se ukibaza ngo The Ben ni injiji bingana iki ushobora kuza guheheta umufana imbere ya kamera. Icyo ngicyo tubona ko kidashoboka, kubera ko abaye ruheheta yakwaka nimero cyangwa se agashaka ubundi buryo kibazahuramo bamwibanga rikomeye, niba ari byo bakora bakaza kuza kubikora ariko atiteje abantu. Byanze bikunze rero ukimara kubona video wakombye kuba wibaza icyo kibazo, ukabona ko ikibazo cy'ubuhehesi atari cyo gihari, ahubwo ukaza kuza gukurikirana ushakisha ngo niyi impamvu yaje kujya gute yaje kuza kubitera. Ubwo rero n'ubundi ngira ngo nibyo mba nshaka kugira ngo abantu bose mukunda Bosco Empire mukwiye kuba abasesenguzi banyabo, apana kugira ngo ibintu byose mubonye mujye byakira ko mubibonye, cyangwa se nubone ikintu gitambutse ku mbuga nkoranyambaga uhite ugifata mu bwenge bwawe uko kibonye, ujye wibaza impamvu ibyo bintu byabaye ko mu buryo bwose pe bwumvikana. Ntabwo iriya video ishobora kuza kuba ari ubuhehesi, nubwo wenda benshi cyane bahise bayibona bakayibona mu buryo bw'ubuhehesi, ariko burasa ubuhehesi. Kubera ko sinibaza niba The Ben ashobora kuza kuba ari injiji, cyangwa se wenda yanyweye urumogi cyangwa se yanyweye kanyanga, wenda byo birumvikana akibagirwa ko ari imbere y'itangazamakuru. Ariko nzi neza ko abantu bazi The Ben ntabwo ibyo bikoresha vango ko wese kose no mujama uri respect, no mujama ukundwa n'abakobwa 100%. None nka nibaza ngo buriya uramutse ufite wenda nk'igikundo nk'icya The Ben uri umusore, kano kanya bakagweza wenda igikundo nk'icya The Ben, wajya usambana inshuro zingaye mu kwezi. Cyo kibazo unoza kuza kukibaza ukabona no The Ben wenda niyo yanabikora n'uburyo cyabikoramo na wenda nuza na platform afite cyangwa se n'izina yubatse mu munuza mu mitima y'abanyarwanda, uribuze kuza kubona The Ben ari umwana mwiza. Kwere uko nzi neza ko ano kanya buri mukobwa wese ashobora kuza kwenda yifuza kuba yahura na The Ben. Ibyo ngibyo ni ibintu bigomba kuza kuba ari ihame, ariko ibyo byose akaza kuza kubirengaho ndetse akabata ngiye nkoze ubukwe ndashyingiwe, reka ndeke ibintu by'ukuri byo kugira gute byo kurana n'abakobwa ejo n'ejo bundi ntazagira gute ntazahata ibaba. Ariko ukabona umuntu akirifashe mani yananiwe gukora ibintu bye, umutipe yaje muri muzika batuye umuhungu nta buranga afite, uburyo cyaririmbamo no kunasa ntabwo ari ibintu by'ukuri bizamugirira akamaro. Ariko yarangiza agafightinga akaza kuza kujya kuri rwa rwego, noneho atangira kuba ngo ari umuhungu ufite igikundo kurusha abandi bahungu bose. Kumbona ko kubwirana ba Skytu no kubwira ba kamarade birirwa bataramana abantu ngo runaka ngo ntago ngo ari gentleman, ngo ntago ngo ari umuhungu mwiza. Uretse mu kubita imyaka 5 nyuma y'imyaka 5 nizamfite aga private jet uzayibona
babona ko ari nge mujama ahubwo narenze mu mujyi wa Kigali mu gihe ushobora kuza kuba uri kwasama ngo teranga amakanta ngo witukuza ibintu nk'ibyo ariko buri wese agomba kuza kumenya umunzani we agomba kuza kuba ariho. Niyo mpamvu nkubwira ngo niba ngiyewe ntakunda The Ben cyangwa se ntakunda umuziki we ntagomba kuza kuba nareberera mu gihe abagizi ba nabi bashaka kugira gute kumusenyera urugo. Niba hari ibibazo wenda wowe fata ku mavuta cyangwa se abo bantu uza ngo ba exidira mufitanye na The Ben ntago ari byiza cyane mara ko kuza kwinjira family ukaza kuza kuri nkuru zi neza kugomba kuza gusenya umuryango w'umuntu nubwo nubishe benshi nyine ntago babikozwa bakavati n'ubundi niba ngo umuntu ya mu public figure ngo agomba kuza kumakinga shwa mu bintu agenda akora ariko mujye mumenya ko ni mu bintu mugenda mukora mu igwanyu mugenda mushyiramo amamontage. Uretse ko wenda Pamela nawe no umuntu mu by'ukuri umenyereye ko media zikora arabizi neza ko buri umugabo we hari impamvu yaje kuza gutuma mu by'ukuri akora ibintu nka biri ayo mpamvu ushaka kuza gutegereza wenda Pamela akora ikiganiro cyangwa se posting yuko yatandukanye n'umukunzi we kubera ibintu ibiganwa mwagiye mwibaraguzwa ntago bira bintu ntago bari sawa rwose pe nafata ku mavuta ndamugaye uko bitewe no ko ngo wenda ngo ndi mushyashya ngo kumbuga nkoranyambaga ngo ntago nize ngo itangaza makuru ngo ntago ndi muri media mane mujye mwemera ko ngenda umusesenguzi mande umusesenguzi kandi buri kantu kose mbagomba kugenda nkamenya impamvu yako. Nyimara kubona ira video ngiye nabonye nyine ikigaragara buri wese ikigaragara n'umuntu wese winjiji n'umuntu wese udatekereza ikintu ahita ikintu bita ubuhehesi. Ariko se ukibaza ngo mu bwenge bwawe The Ben ninjiji bingana iki ugomba kuza guhehetera imbere ya public ugomba kuza guheta imbere y'abafana agaheta abona ko kamera zimutunza abantu bari gufata amafoto iyo ninjiji bingana iki. Icyo gihe ureza kuza kubona ko icya kibazo cy'ubuhehesi nubwo aricyo kiri kugaragara ariko si cyo gihari. Ariko umuntu winjije nyine ahitaza kuza kugenda mu iyo line akahita agenda ka breaking ibintu nyine by'inkuru zipfuye z'ubugoryi zitarimo analyze. Nuza kuza kubona ko rero mu bantu bafite ubwenge nuza kubona ko mu bintu bijyanye n'ubuhehesi atari byo bihari uza kuza kurenga noneho ya stage yo kuvuga ngo n'ubuhehesi uze kuza kuyirengaho winjiremo indani uze kuza kuvuga ngo ubundi The Ben yashakaga iki. Nuza kuza kubikurikira neza kuri ya mukobwa nyine azamuka nta kindi kibazo cyabayeho nicyo ngicyo hanyuma The Ben akora biriya bintu ngo kugira ngo aze kuza kumufasha ataza kuza kumanuka yasebye. Ubonye ko n'umukobwa nyine bakimara gufata iyo foto nta kindi kintu yabayeho nyine yanatambutse mu by'ukuri ubona ko yisanzuye kubera ko akimara kuhagera nawe yahagaze yumva ibintu biri kumujena hanyuma aratigisa kugira ngo arebe niba iyo kanzu yaza kuza gusohoka mu kibuno biza kuza kwa n'ubundi byanze hanyuma The Ben agira gute ayikuramo ayimukuriramo nabyo ngaje kuza kubona nyine bafata ku mavuta bagenda bacicikanye inkuru ngo The Ben ngo numusamba nyine umuhehesi bayagesidira ati ntago ari ubwa mbere ngo akoze kuri string z'abakobwa n'ubundi ngo abikunda kuba ibintu nk'ibyo ariko reba ukabona bigize gute n'ubundi ari ibintu by'ubugoryi by'inzangano n'amashyari usanga nyine abantu batagira gute badakunda umuntu wimereye neza. So bongo rongera go wenda nk'uyu mubibi bita wenda Emeline Waseyisheja aje kuza kugerageza wenda shaye kuntu wenda yatanga interview haba wenda kwa Emeline cyangwa se wenda nkayago aze kuza kumushaka hanyuma wenda mukoresha interview aze kuza gusobanura wenda mu buryo bwa nyabwo ibyiri ya video kugira ngo wenda aze kuza gutuma wenda n'umuntu The Ben adashobora kuba wenda yasenya urugo rwe cyangwa se niba wenda ashaka kumusenyera rero yakimuzamuye wenda kumbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri stage nta kibazo bwaze kuza kwicecekera gusa nyine ibyo mbabwiye nuko ari byo bintu abantu bose babonye baje muri cya gitaramo bagwa ati yazamutse ameze gutya ndetse abantu bose baraseka ubona nyine umukobwa wasebye kandi ari kwiryagagura atazi ko yasebwe ibintu byo bwabyo nyine biza gutuma abantu baza kuza kumushinyika bamaze kumushinyika ageze imbere nawe ahagaze yumva ntago ibintu biri gucamo nuko rero byaje kuza gutuma umuntu utanyine n'umundi The Ben bimukururira kuba yagaragara kuriya none wibaza igitaramo cyose cyabaye stage ya The Ben amakula kuntu yari iryoshye imeze neza bashimisha abafana ariko akantu katagenze neza mu gitaramo cyamaze hafi amasaha arenga 2 biza kuza kurangira n'ubundi ngo karakana ariko bafashe konyine k'amasegonda batangira kugenda bagira guteba kwiza ku mbuga nkoranyambaga ariko nkubwira ngo buriya content man ikintu cya danger n'umuntu n'abantu muwenda mukoresha imbuga nkoranyambaga ibyo bintu mugiye mubimenya mushobora kuza gufata ikiganiro cy'isaha 2 wakoze agakatama akantu k'amasegonda 10 kakana kaza kuza mu by'ukuri kugasobanura mu buryo bwe bikaza kuza gutuma noneho ushobora kuza no kwifata ntuzongeye kugira ikindi kiganiro uzongera gukora mu buzima bwawe nkuko nanjye babinkoze ngira mwarabibonye barabinkoze ariko abantu babonye ya video kuri kugenda training ku mbuga nkoranyambaga hanyuma bakaza kuri channel yanjye bakayishakisha ya video bakayibona bakabimenyetso yakizamo simusiga bikaza kuza gutuma kugira ngo mu by'ukuri bashyiraho amakomentari mabi bahita bakanda sub ku buryo ya video bari biteze ko igomba kuza kunsubiza hasi wenda ngasubiza nko basaba 2,000 ariko ngira ngo ira video yinjiye abantu barenga 3,400
abantu 3,400 barayirebye babona ko nshobora kuza kuba ndi gukorerwa karengane baba nyine bashyira mu gaciro bazi ubwenge babona yuko Bosco Empire ndi gukorerwa karengane hanyuma bajya gutereka tuze kuza kumukunda tumube hafi mu gihe abandi bari biteje yuko ngomba kuza gusubira inyuma baza kuza gutungurwa ndi kugira gute ndi kubona ndi kuzamuka. Ikindi rero ijambo nkubwira buri munsi nta muntu n'umwe ku izi mbuga nkoranyambaga ugomba kuza gutinya kubera ko ibyo ngibyo bakubwira ngo bakurangiza nimushaka muzagende mwicare muri igitero. Ntago ibintu bizandangiza ari ibintu bizabavamo binzaho ahubwo ibintu bizandangiza ni ibintu by'ubwanyu bizajya gute bizamvamo kubera ko nka Karufani ko bamuvuga nka kuriya ngo ni imbobo yagize akaza kurwana kuri kamera by'ubwanyu bibuze kuza kwita bikomvurima ko ari umbobo kandi ijambo rifite uburemere ntago ari ijambo umunyamakuru yakuvuzeho ahubwo ibyo ushobora kuza kuba ubwawe wivugira bishobora kuzagira gute kuzakuzamura cyangwa se bikaza kuza kurangiza. Niba mugiye mbabwira abantu banjye rwose pemba ngira inama mujye mugenda gakiya mu byo mukora byose kandi ibyo ubonye nk'umusesenguzi ntago kuba ngiye unyeretse biriya ngo dore ndibuse kuza kubona ibintu uri kunyereka ntago bigize gute ntago biba ari byo nuramuka ubonye ibintu rero ukabibona mu buryo butandukanye n'ubwo abandi bantu bari kubibonamo icyo gihe ugomba kuza kubugize gute uri umusesenguzi wa nyawe. Rero ngira ngo amahoro n'urukundo ku muryango wa Pamela ndetse na Debeni ntimuze kuza gutandukana kubera ngo umuryango Emeline ngo wasengwe sheja hari abakobwa babuze isoko bashinzwe kugenda nyine bacanganyikishwa abantu ariko rero ntago Emeline naza kuza kugira ikintu naza kuza kumunenga kubera ko n'ubundi mu gihe Debeni yamukorakoraga nawe ubwe ntago yigeze mu by'ukuri yakira impamvu Debeni gukora ibyo ngibyo nawe byaje kuza kumutungura ariko ubwo ngubwo Pamela nawe aze kuza gushyira ku munzani cyangwa se aze kuza kumva ijambo ry'umugabo yapana kuza kumvira bafata ku mavuta bakora niba kazarusenya nta gihe na kimwe mu kanwa kafata ku mavuta aje kuzagenda hasohokamo ijambo rigomba kuza gutuma Pamela na Debeni bishima ahubwo iteka ryose azajya avuga ibintu n'ubundi bigomba kuza gutuma Pamela na Debeni bashwana ariko muramutse murashwanye kubera ko ntuza ngo igisidira yavuze ngo cyangwa se fata ku mavuta yavuze namwe hagombye kuba mugize gute muri ibishwi kuza kubyina insi cyangwa se kuza kunezerwa ku mbuga nkoranyambaga biri buze kuza gutuma mwica amagini hanyuma n'abandi kugenda bavuga ibintu by'ubugoryi baze kuza kugira gute baze kuza kubura uko bifata. Ndagushimiye mwibutsa yuko mu karere ka Bugesera ibibanza by'amafaranga make rubuze kuza kumamaga kuri nimero yanjye ya telefone ikindi umamagaye urakoze subscribe kuri Bosco Empire biguha amahirwe yo kuba wabona discount kuri ibyo bibanza hanyuma ubwo ibindi Imana igenda duhana umugisha naho butaha ciao ciao.